tubahaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Mwebwe abo tubana hano kuri iki gicaniro gikorera hano ku mbuga nkoranyambaga. Imana amahoro ibahane umugisha nanjye mu izina rya Yesu. Abakoze sabone cyangwa se subscribe, Imana ikomeze kubarebana ijisho ry'imbabazi. Kandi nawe hari ubwa mbere uhageze nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, nyuma yo kuza gukurikirana n'isengesho bikagufasha kumva hari ahantu bikujyanye, hari ahandi bikugejeje, ntugende nawe udakoze sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ubutaha utazadushaka ukatubura. Imana ikugirire neza. Reka dufate umwanya wo gusengera ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo, cyangwa se gusengera mwebwe abatwumva, kugira ngo ijambo ry'Imana risoze umugambi waryo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kuko byanditse byera bimbwira yuko Imana yohereza ijambo ryayo rigakiza abari mu isi, rigakiza indwara z'abari mu isi, ndetse rikabuza abantu kwinjira mu mva zabo imburagihe. So rero ijambo ry'Imana uyu munsi uri bwumve ntirigusige uri bube waryumvise mu izina rya Yesu, ahubwo rikora umurimo udasanzwe mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Nkwibutse ko utatandukanya Imana n'ijambo ryayo. Ushaka Imana, umva ijambo ryayo. Ushaka kumva Imana, umva ijambo ryayo. Ushaka kubona gukora kw'Imana, izera ijambo ryayo. Nongere mbisubiremo, ushaka kumva Imana ivuga, umva ijambo ryayo. Ushaka kubona Imana ikora mu buzima bwawe, izera ijambo ryayo. Kuko ntushobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Yicaye mu ijuru iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Ni ukuvuga ngo rero mu kurema kose Imana ishaka kurema ibitariho, Imana ishaka kurema ibitagaragara, ariko igashaka ko bigaragara. Igihe cyose ikoresha ijambo ryayo. Imana ishaka gusenya ibintu bimwe ikabyubika, kongera igahagurutsa ibindi. Imana umuremyi w'ijuru n'isi ikoresha ijambo ryayo. Data, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana, wowe ukoresha ijambo ryawe muri buri kimwe cyose wifuza gukora, turaguhamagaye kano kanya kugira ngo utwoherereze ubuntu bwawe, utwoherereze umwuka wawe wera. Ijambo ryawe ritwambare mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Umuntu wese uje hano ku isengesho ribohora official, wohereza ijambo rihura n'ubuzima bwe kandi rikarema igitangaza mu buzima bwe. Wohereza ijambo ryawe rihura n'ubugingo bwe, hanyuma rikarema icyo atari afite mu bugingo bwiwe akakigira. Utari ufite kwizera agire kwizera mu bugingo bwe. Utari ufite mwami ibyiringiro agire ibyiringiro mu bugingo bwe. Utari ufite amahoro agire amahoro mu bugingo bwe. Utari ufite umutekano mu buryo bw'umubiri no mu mwuka agire umutekano mu izina rya Yesu Kristo biciye mu ijambo ryawe. Mwami, wari urwaye akirire mu ijambo ryawe. Wari ukennye afite amakrize bikizwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mwami ko wemeye kubana natwe, ugatangirana natwe, ugasozanya natwe muri uyu mwanya mwiza wo guterana n'abantu bawe duterana imbere yawe. Ni mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen. Twaraye tubonye yuko mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 139 n'umurongo waho wa 16 yuko tukiri urusoro amaso y'Uwiteka yaturebaga, ndetse ngo mu gitabo cy'Imana hari handitswemo iminsi yawe n'iyanjye yategetswe itarabaho n'umunsi n'umwe. Shatse kuvuga ko iminsi yawe ugomba kumara mu isi, niba ari 20 n'ibindi, niba ari 30 n'ibindi, ni ukuvuga ngo itarabaho n'umunsi n'umwe. Imana yari yarayitegetse yandikwa mu gitabo. Ni ukuvuga ngo rero iminsi uzamara mu isi, icyo uzakora mu isi, aho uzajya mu isi, ibihugu uzajyamo, cyangwa se uko uzatangira ubuzima n'uko uzabusoza, bana uzabyara,
nkubwire ngo unyumve niba uri kunyumva uri umubyeyi, abana waramaze kubyara, abana wari warabyaye wabyaye, Imana yari yarabanditse utarabaho, yari izi ngo uzabyara abana 3, yari izi ngo uzabyara abana 5, yari izi ngo uzabyara abana 10 n'abandi. Imana yari bizi ubuzima bw'ucamo kano kanya, office ukoreramo kano kanya, business ukora kano kanya, Imana yari bizi kuzayikora. So nukuvuga ngo rero dukomeje tugasoma, irakomeza ikavuga ngo Imana erega ibyo utekereza n'iby'igiciro kuri iki. Twabonye ko Imana idutekerereza iby'igiciro, twabonye ko Imana idutekerereza ibintu bihanitse, ibintu bihenze. Ntabwo muri ibyo bintu bihanitse by'igiciro, ntabwo ishaka kugutekerereza ibintu biri cheap, ibintu biciriritse, ibintu biri hasi cyangwa ibintu bihendutse. Igutekerereza mu bintu byo hejuru cyane, bikwambika agaciro, biguhesha agaciro. Rero twaje kwibaza ngo niba Imana idutekerereza ibintu by'igiciro kuki bitatugeraho, ibi bitugeraho biba byavuye he? Twahishuye tugaragaza ko bitugeraho byose biba byihishwe inyuma n'umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani wamanukiye isi umunsi yirukanwaga mu ijuru akajugunywa mu isi. Marayika aravuze ngo wasiwe nawe wanyanja ugushije ishyano, kuko umwanza kumanukiye afite umujinya mwinshi azi ko igihe asigaranye ari igihe gito. Ubwo kuva akijunywa ku isi yatangiye guhiga umugore n'umwana, tangira guhiga umugore n'umwana, abahiga n'umwana w'umuntu. Ariko mu ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana icyo cyoka cyahise gicira amazi, uruzi, ngo kirebe ko urwo ruzi rwakwica umugore n'umwana. Ariko ngo Imana ikora igitangaza, yasamura ubutaka bumira rwa ruzi, ngo wa mwana asahurirwa mu butayu, aragenda arindirwa mu butayu. Nkubwira ukomeze kose, hari Imana yiteguye kurinda ubuzima bwawe, hari Imana yiteguye kurinda imibereho yawe, kugira ngo imigambi Satani agufiteho itakuzurizwaho, itagusorezwaho. Reka nkubwire, Imana n'umwuka hano mu isi ntishobora gukora nk'umwuka idafite umubiri. Bisaba kugira ngo ikoreshe umuntu ufite umubiri. Imana hano mu isi bifite imibiri, ikoresha umuntu wambaye umubiri, yitiza umuntu, ikamuhumekeramo ibitekerezo byayo, ikamuhumekeramo imigambi yayo. Noneho tukabona ibikorwa by'Imana hano mu isi, ariko biciye mu muntu Imana iba yahumekeyeho, cyangwa se yateretsemo ibitekerezo byayo, yateretsemo imigambi yayo. Ndagusengera kugira ngo rero nawe ube mu bantu bamwe Imana ihumekeramo ibitekerezo byayo, kugira ngo isoze imigambi yayo hano mu isi. Umuntu nk'uwo rero Imana imanuramo ibitekerezo byayo kugira ngo isoze imigambi yayo mu isi, ni umuntu waramaze kwimenya, ni umuntu waramaze kwisobanukirwa uwo ari we, akamenya yuko atariho kubwe, ahubwo ariho kubw'impamvu y'abandi, kugira ngo nabo bagire aho bava n'aho bagana. Umuntu nk'uwo rero nuvuga ngo ni umuntu Imana ikoresha igasohoza icyo yagambiriye, icyo yanditse muri cya gitabo. Iminsi yawe itarabaho n'umwe, hari bimwe na bimwe bigomba kuzura, cyangwa nawe uzi ko wagiye ubona mu Imana ibikora, ariko ntiwabonye Imana ibikora ngo izigenda mu isi nk'Imana ibona amaso ku maso, byagiye bicishwa mu bantu. Nuvuga ngo rero igihe cyageze cyo gukora kw'Imana, Imana ihagurutsa umuntu, ikitiza ibitekerezo bye, ikitiza umutima we, ikitiza ukuboko kwe n'amaguru ye, ikamukoreramo kugira ngo isoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Izamurira icyubahiro uvuga ngo Mana urakoze kujya usoza umugambi wawe ku buzima bwanjye n'ubw'isi muri rusange ukoresheje abantu. So ngarutse aho ngaho rero, na Satani stili nuko kugira ngo asoze umugambi we wo kugira nabi, yani bya bitekerezo bibi biri mu mutima wa Satani harimo ibitekerezo byo kwica, kugira nabi, kunaniza, kubuza abana amahoro,
kutabemerera kwinjira muri destination zabo, kutabemerera gushaka, kutabemerera kubyara. Ibiri mu bitekerezo bya Satani ni ukubuza umuntu kubyara, ni nanabyara uwabyaye akamunanira cyangwa se akabaho nabi. Ibiri mu bitekerezo bya Satani ni ukubuza umuntu kugera muri destine yiwe, nanabishobora kuyigeramo ayigereremo imburagihe, yarakererewe, yaratinze. Ibiri mu bitekerezo bya Satani ni ukuba yavutse umuntu imburagihe, ni ukuba yamukabiza, yamugabaho ibitero by'uburwayi, ni ukuba yamusahura akamunyaga ibyo afite byose. Biri mu bitekerezo bya Satani ni ukujujubya umuntu, ni ukumushyiraho umutwaro uremereye, ni ukumwikoreza ibibazo birenze ubwenge bwe, birenze n'imbaraga ze. Umva nkubwire, biri mu bitekerezo bya Satani ni ukugushyiraho umutwaro ukuremereye, umutwaro ukubera ingoyi. Ariko ibiri mu bitekerezo by'Imana ni ukugukuraho iyo mitwaro yose wikoreye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yewe urushye we nawe uremerewe. Yavugaga urushye mu mutima, akaba aremerewe no ku mutima. Birashoboka ko waba unteza amatwi uremerewe mu mutima, wikoreye umutwaro w'ubuzima bugoye cyangwa se umutwaro w'imibereho igoye. Ubuzima burakugoye, imibereho nayo ubwayo irakugoye. Uwo mutwaro Yesu arakubwira ngo ngwino ndakuruhura. Urashobora kuboneza amatwi, ikibazo wowe ntatari ubuzima, amagara yawe ari meza pe, ndetse ufite n'amafaranga, ariko wikoreye umutwaro w'ibyaha, ufite n'imitungo itandukanye, wikoreye imitwaro y'ibyaha, ibyaha bikuremereye, biremereye umutima wawe. Uwo Yesu narakubwira ngo ngwino ndakuruhura. Ubundi mu Mana, ntabwo Imana ishobora kwikoreza umutwaro kuremereye, ntibibaho namba. Nubona hari umutwaro wikoreye uremereye, ujye umenya ngo uwo ntabwo ari uw'Imana. Iyo tuvuga umutwaro uremereye, nubona hari ikibazo kije mu buzima bwawe kikagukomerera, ukakibana umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatandatu, kigakomeza gutyo, ukabona ntikivaho. Icyo ni ikibazo cyazanywe n'umwanzi, kiza ari umutwaro ugomba Satani agira ngo akuremere, agutere kuremererwa, agutere kwangirika mu bugingo no mu mwuka. Yesu we yaravuze ngo mwemere munyigireho, kuko umutwaro wanjye utaremereye no kunkorera bitagoye. Nuba umutwaro wa Kristo we ntabwo yakwikoreza umutwaro ukuremerera, we akwikoreza umutwaro woroshye cyane n'umwana muto yabasha, kuko Yesu avuze ngo ntabwo umutwaro wanjye ntabwo uremereye. So rero sasa nyuma yo kubona iri jambo ritureka rero ko Imana idutekerereze byiza, tukabona ko kandi kadutekereza iby'igiciro, ndetse twashaka no kubibara biruta umusenyi wo ku nyanja. Twaje kwibaza ngo kubera iki ibi bitugeraho, biba byaturutse tubona nyine ko ari uwo Satani. Narindi musobanura ko mu mutima w'igihe cyose imigambi ye ni kwica, kwiba no kurimbura. Kugira ngo rero asohoze imigambi ye, bisaba kugira ngo agire umwana w'umuntu yitiza nawe, bisaba kugira ngo agire umuntu ashyira mu mutima mu bukoko kwanga, ashyire mu mutima mu umuntu akugirira ishyari, agishire mu mutima mubi, umuntu akurakarire nta mpamvu, umuntu aba umuntu ku buzima bwawe, umuntu akurwanye, arwanye intambwe zawe, arwanye imikorere yawe. Bisaba kugira ngo agire umuntu yitiza, niba ashaka kukunaniza kugira ngo utinde kwinjira muri destination yawe, utinde kugera ku Imana kuvuzeho. Satani ahagurutse umuntu, waba ubizi utabizi. Hari umuntu uba wihishe inyuma y'ingorane ucamo, hari umuntu uba wihishe inyuma y'intambara urimo urarwana, hari umuntu wihishe inyuma yo gusubira inyuma kwawe, hari umuntu wihishe inyuma yo kudindira kwawe, hari umuntu wihishe inyuma y'izo ndwara, hari umuntu wihishe inyuma y'isenyuka ry'urugo rwawe, hari umuntu wihishe inyuma y'isenyuka rya fiancé yawe, hari umuntu uba wihishe inyuma ya business ubona yakunaniye igenda isubira inyuma, hari umuntu wihishe inyuma yo guhuzagurika mu gakiza kawe, hari umuntu wihishe inyuma. No kuvuga ngo rero kuko Satani yashaka gukora, nongere mbisubiremo, yitiza umutima w'umuntu, akitiza ibitekerezo by'umuntu, akamuhumekeramo ibitekerezo by'ubugome. Noneho umuntu agahagurukirizwa no kukugirira ubugome gusa, akicara mu igihe cyose, akaba yagusomera dua mbi, akaba yagusomera
akagusomera duambi, akagutongera, akakuvuma, akakuroga, akakurogesha, agahora akaba yaza nk'iwawe cyangwa se yaza mu buzima bwawe akwereka ko agukunda, ariko arimo aragutata, atata imigambi yawe, atata icyo ushaka, atata kugira ngo asobanukirwe uri kuvayo uri kugana he, kugira ngo abone uko aburizamo umugambi wawe. Ariko Imana ishimwe. Reka dusome iki cyanditswe, ibi byanditswe kuva muri Yesaya igice cya 46 n'umurongo wa 10. aho ngaho turabona Imana yacu, imbaraga zayo n'ububasha bwayo. Wumve ikivuga nyuma yuko yanditse iminsi yawe itarabaho n'umunsi n'umwe, kandi kabigutekerezaho iby'igiciro. Yesaya 46 kuva ku murongo wa 10 handitswe ngo kuva ku murongo wa 10 dusomaho ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Urumva iri jambo Imana dusenga, Imana twizera, Imana yandemye ikakurema, iravugana n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe, ikavuga ngo ihera mu itangiriro ikavuga iherezo. Bisobanura iki? Ihera mu itangiriro ryo kubaho kwawe ikavuga iherezo mbere y'uko riza. Nuvuga ngo Imana izi iherezo ryawe mbere y'uko ribaho. Umunsi yakuremaga muri icyo gihe yahise itangaza n'iherezo ryawe. So bishatse gusobanura iki rero? Sasa umunsi watangiraga ku kazi, yashyize iherezo ryako kazi, nta muntu ugomba kwitambika umugambi Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi turaza gusenga, dukora isengesho mu izina rya Yesu Kristo rimenagura, risenya, ryigizayo abitambika umugambi Imana bose mu buzima bwawe. Abantu bitambika umugambi Imana mu buzima bwawe, abuzi n'abutazi, abatagaragara n'abatagaragara. Impamvu nkunze kuvuga ngo abatagaragara n'abatagaragara, hari abantu batagaragara. Hari abantu bafite gukora ibyabo bakabikora mu buryo bw'uburiganya, bakabikora mu buryo bw'ibanga, bakakwihishamo ntubamenye, ukaba utababona, ukaba utabona n'ububi bwabo, kandi nyamara bambaye uruhu rw'intama imbere yawe, nyamara ndani mu mitima ari amashegariyana. Bagaragara nk'umwana w'intama ufite amahembe abiri, nyamara mu kuvuga bavuga nk'ikiyoka. Hari abantu nk'abo bashobora kuba bari mu buzima bwawe bakugosemo utazi, ariko bazi imbere yawe bameze nk'uruhu rw'intama, bambaye uruhu rw'intama cyangwa se bameze nk'intama ifite amahembe n'ibyo, ariko ngo yajya kuvuga ikavuga nk'ikiyoka. Hari abandi rero bambaye uruhu rw'intama, nyamara mwimbere ari amasegariyana. Bakubwira amahoro, bakubwira urukundo, bakubwira ko bagukunda, bakubwira ko bagushyigikiye, bakubwira ko bakuri inyuma, bakubwira kuraje, ariko mu mitima yabo bavuga ati bakapfaga, iba ntacyo, arabeshyera ubusa. Bavuga mu mutima ntacyo azajya, bavuga uru rugo iba rwasenyuka, bavuga iyi relationship yabangirikaga, bavuga bati business araturenza, arimo aratera imbere, bajiginywa mu mitima yabo. Abo rero turaza gusenga kugira ngo abitambika umugambi Imana mu buzima bwawe, abitambika ibyo Imana igutekerezaho, kuko ijambo ryavuze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Niko ijambo ryavuze. Yesaya 4:6 kuva ku murongo waho wa 10 ryavuze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera. Imana ivuga ibitarakorwa kuko iba yizeye ko igomba kubishyira mu bikorwa.
Imana hari ibyo yakuvuzeho bitarakorwa mu buzima bwawe, ntiyatinya kubivuga kubera yuko iriyizi, ina mabega, ina nguvu, inaweza, irashoboye. Ntigihura n'ingorane, ntigihura. Mwana w'umuntu ashobora kukugira gute, kugusezeranya, cyangwa ushobora kuba ufite mwene wanyu w'umukire, wahura n'ikibazo ukavuga uti reka nirukankire kwa mwene wacu w'umukire aracinkemurira, wamugera akakubwira ati wapi amafaranga nanjye ntayo, ibintu biri mu Bushinwa, ibintu ndabona umukiriya ubigura. Umuntu akavuga ati ndapfushije nanjye, dore ndi mukiriya ngiye guspendinga amafaranga muri ibi. Ushobora kuba ufite mwene akaza akakubwira ati nanjye maze kwishyura minirivare z'abana, cyangwa se maze kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue, nta mafaranga afite. Abo ni abantu kandi wari wizeye ko babishoboye, wari uzi ko bafite ifaranga, ariko wamwirukankira uzi ngo arakemura ikibazo cyawe, ugasanga utunguwe nuko akubwiye ngo amaze kwishyura credit, kandi wari ugiye umwizeye uzi ngo aragufasha. So nukuvuga ngo rero Imana yose uko ikora, kuko yo ntihura n'ibyo bibazo bitandukanye nk'ibyo abana b'abantu bahura nabyo. Niyo mpamvu ivuga ngo mpera mwitangiriro nkavuga iherezo, nkavuga ibitarakorwa, kandi nkamya yuko imigambi yanjye, imigambi y'Uwiteka igufite ku buzima bwawe, imigambi Imana ifite ku buzima bwawe izuzura, izasohora. Ntawe itinya ngo wenda ivuge ati ibi bintu nabivuga icyo gihe sinzabe nabikoze. Uyo yizere nawe mu izina rya Yesu Kristo, ngo nkavuga ibitarakorwa, nkavuga ni imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose zabikora. Iby'Imana izashaka byose izabikora, kuko irabizi neza nta wayitambika. Wowe uri umuntu yakwitambika mugenzi wawe, umurozi yakwitambika, umukonikoni yakwitambika, ukurusha imbaraga akakurusha ijambo mu gihugu, akakurusha izina kumenyekana, birashoboka ko yakwitambika. Satani ubwe yarashoboka ko yakwitambika, ariko iyi Mana dusenga ifite umwuka w'ibihumeka byose, ntawubasha kuitambika. Hakuna wa kusimama mbele ya Mungu wa kweli ili akashindane naye, hayupo. Hawahagarara imbere y'Imana nyakuri kugira ngo ayiciranye, kugira ngo ayirwanye, kugira ngo atsindane nayo, ntawe. So sasa ngo mvugane nawe ko rero icyatambamira destination yawe nawe uri kubona imbere yawe, igitambami icyakuzitiye cyose, igitumye udindira wari utaramenya Imana, igitumye udindirira aho ngaho, nuko wari utaramenya ikikurwanya icyo ari cyo, nuko wari utaramenya ikiguciranye icyo ari cyo. Wadindiriye hamwe, uhera hamwe kubera kutamenya icyakurwanyaga, ndetse n'abamaze kucimenya ntibamenya ubuhangange bw'Imana, baricara baratuza bumva yuko ibintu bizikora. Haguruka uhamagara Imana, wambara imbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu. Ntabwo mu butayu twebwe abana b'Imana ari ahantu tuba dufite gutinda, ni ahantu dutambuka tugenda. Icyakora mu butayu umuntu ashobora kuhatinda akamara imyaka 40 bitewe no kwitotomba no kwivovota, bitewe no kwibuka Egiputa, gusubiza umutima muri Egiputa. Icyo gihe niho umuntu ashobora gutinda mutayu, ariko mutayu ni ahantu umuntu acaho agenda mu izina rya Yesu. Abana b'Imana bahaca bagenda, ntabwo ari ahantu bakwamira. Rero Satani ushobora kuza rero mu buriganya bwe n'ubucakura bwinshi, ugasanga agiye kukudindiza, agiye kukurangiriza mu butayu, cyangwa se agiye kugucerereza. Tugiye kuri isengesho ridasanzwe njye nawe twambaye kwizera mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma dusenge, duhamagara Imana, tuvuge tuti imigambi yawe Mwami iyo wangambiriyeho yose, ijambo ryavuze ngo ibyo uzashaka byose uzabikora. Uhera mu itangiriro ukavuga iherezo, ukavuga ibitarakorwa, hanyuma ukavuga ngo imigambi yawe, hanyuma ukavuga ngo imigambi yawe izasohora. Icyo Imana yagambiye ku buzima bwawe cyose iraje kugisohoza mu izina rya Yesu. Icyo yagutekerejeho kuva kera kose
ije kugisohoza mu bihe bya kera, ngo ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, igahera mu bihe bya kera ikavuga ibitarakorwa, kandi ikavuga iti imigambi yayo izakomera, kandi ibyo izashaka byose izabikora. Hano wumvise rero uburyo izabikoramo ku murongo waho wa 11 ikavuga ngo nzahamagara. Umurongo wa 11 bavuga ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Wumvise ko mu gukora kw'Imana ukuntu ibigenza, imigambi y'Imana ku buzima bwawe hanyuma ayuzuze mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu Imana igiye kuzana mu mibereho yawe, hari umuntu Imana igiye kuzana mu buzima bwawe uhetse imigambi y'Imana kugira ngo Imana agambire icuzuze. Natangiye nkubwira ngo hano mwisi Imana ikoresha umuntu ikitiza ibitekerezo by'umuntu, umutima w'umuntu, akanwa k'umuntu, ibirenge by'umuntu, amaboko y'umuntu, ikamushyiramo imigambi yayo, wa muntu akaza agasohoza ubushake bw'Imana ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ku mibereho y'umuntu, cyangwa ku gihugu muri rusange. Na Satani twavuze ngo mu mikorere ye rero afata umuntu nawe agahamagara umuntu akamushyiramo ibitekerezo bye n'imigambi ye. Ya migambi wa muntu yose atekereza akibwira ko imigambi afite ari we ku giti cy'uri kuyigambirira, ibitekerezo atekereza akibwira ko ari we ku giti cy'uri kubitekereza, imyanzuro afata akaba yakwibwira ko ari we uyifata, ariko kandi hari izindi mbaraga zimufatira imyanzuro, hari izindi mbaraga zimuhatira gukora ibyo akora. Hari umuntu usunikirizwa kukurwanya atabizi, kumbe yabaye igikoresho cya Satani mu buzima bwawe, akurakarira nta mpamvu kuko yabaye igikoresho cya Satani mu buzima bwawe, akuvuma nta mpamvu kuko ari igikoresho cya Satani mu buzima bwawe, yicara guconganisha, yicara kuvuga nabi, yicara guharabika, kuko nyine ni igikoresho cya Satani. Satani yitije akanwa ke, yicara guharabika, yicara kuvuga nabi mu gusenga cyangwa se mu gusoma dua, akagusomera dua mbi. Ariko umuntu mu izina rya Yesu nje kugutangariza yuko ataburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nusenga nuba imbere y'Imana ukaba maso, ntago umuntu afite kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana w'Imana yakuvuzeho uracyahari, ntaho wagiye, uragutegereje, urakurindiriye. Haguruka wambara imbaraga zo gusenga, haguruka wambara imbaraga zo gushaka Imana, haguruka wambara imbaraga zo kwegera Imana kugira ngo imigambi yayo iyisoze. Imigambi y'Imana iyuzuza iy'abantu basenga, iyuzuza iy'abantu bashaka Imana, iyuzuza iy'abantu batasubiye inyuma ngo bave mu byizerwa. Ijambo rivuga yuko abava mu byizerwa, abo ngabo bakava mu masezerano, abo ngabo aribo bakorwa n'isoni. Ariko rikavuga yuko uwutegereza Uwiteka asubizwamo intege nshya, agurukisha amababa ye mu kirere, agenda ubutaruha akagenda ubudacogora. Semene amen. Niba ufashwe vuga ngo amen. So ambara imbaraga z'umutima, ambara imbaraga zo kwizera, hanyuma ujye mu ntambara. Ijambo riravuga ngo ni muririmbyi aririmbye ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, twalobanuwe n'umwami, mwese mwiyeleke, umugaba araje, mumukurikire, twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira, twashobora kuneshwa se, Yesu aturwanirira. Ambara imbaraga z'umutima, imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo kwizera, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga z'ijambo. Winjire mu ntambara yo kubohoza destination yawe, winjire mu ntambara zo kubohoza urwo rubyaro rwawe Satani yaborotse, abarozi baborotse. Winjire mu ntambara yo gusengera iyo destiny yawe yakwamiye hamwe, Imana yikwamurure mu izina rya Yesu Kristo. Ambara imbaraga, winjire mu masengesho yo kubohoza umubiri wawe Satani yakubitishije
akagukijije indwara, akawicisha indwara. Ambara imbaraga zo gusengera iyo business yawe izamuka ive ku rundi rwego. Ambara imbaraga zo gusengera ku gakiza kawe uve ku rwego ujye ku rundi. Wirirwa ubungagira hirya no hino mu bahanuzi batandukanye. Mwuka w'uruzerero waragufashe mu bintu by'Imana. Ntabwo uturiza hamwe ntuba hamwe. Uva kuri cano ujya ku yindi, wora mu ruyero no mu ruzerero. Byatumye ugwingira ubingwingiri. Nta mushumba ugira namba mu buzima bwawe. Uzi ngo uyu aba umushumba ugasanga ufite abashumba nk'ijana. Nyamara ijambo riravuga ngo Paulo niwe wavuze ngo mufite abavuga butumwa benshi, ngo ariko umubyeyi n'umwe. Yes, so ndajya nkubwire ngo gira guturiza hamwe mu izina rya Yesu. Ubundi wambara imbaraga z'amasengesho usengere destination yawe. Tugiye gusenga. Ijambo wumvise reko ryakubwiye ngo Uwiteka azahamagara igisiga cy'amerwe, kandi icyo gisiga cy'amerwe ahita amusobanura. Aravuga ngo ni umugabo, nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cakure. Narabivuze kandi no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Natangire nkubwira ngo iyi Imana igiye gukora ifata umuntu ikamushyiramo imigambi yayo. Satani rero mu mikorere ye ashobora kugutandukanya n'abantu bariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Abarozi bashobora kuroga bakareba bakavuga okay sawa waratunaniye, reka turoge abantu bakagombye kumubera umugisha, reka turoge abantu bakagombye kumufasha gutera imbere, reka turoge abantu bakagize uruhare mu buzima bwe. Uko niko Satani ashobora gukora kugira ngo aburizemo umugambi w'Imana. Ariko iyo wasenze ugahamagara Imana iba yiteguye kwigiza yabakwitambika bose mu izina rya Yesu Kristo mu buzima bwawe. Dusoreza mu ijambo riboneka muri Yobu mu gice cyaho cya 10 cya 5 n'umurongo wa 12. Aho niho tugiye gusoreza. Hanyuma dusenga isengesho rigufi ry'uno munsi. Imana amahoro iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Niba wafashijwe nze kubibona muri comment yawe ukomanta uvuga uti nafashijwe cyangwa se amen, nyine mbone ko turi kumwe n'abantu mu izina rya Yesu. Yobu igice cyaho cya 5 n'umurongo waho wa 12. N'umurongo waho wa 12, 5 n'umurongo waho wa 12 handitse ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Umurongo wa 13 ikavuga ngo kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'incakura ikazubika. Imana yica imigambi y'incakura izubike ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Nakwerekaga ko na Satani uko neza wumvise Imana ihamagara umuntu yivuze ati nzahamagara igisiga kive kure mu burasirazuba bwa kure, ikaza isobanura ati icyo gisiga cy'amerwe isobanura ngo ni umugabo uzava mu gihugu cya kure cy'uburasirazuba uri mu imigambi yanjye, azasoza ibyo nshaka byose kandi azasoza ibyo navuze byose. Imana ishaka gukora n'umuntu ihagurutse. Nakubwiye ngo na Satani yashaka gukora rero ahagurutse umuntu akamushyiramo ubucakura bwinshi. Umuntu akaza akakuganiriza ariko utazi yuko ari kugucukura, arimo arashaka kugukuramwe amakuru, arimo arashaka gucukura, nyine aragucukura aragira ngo umenye windiza ngahe, business yawe imeze gute, akazi kawe kameze gute. Kumba arimo aragucukuramwe amakuru, arimo aragucukura ese ufite fiance, ese bimeze gute. Aragucukuramo amakuru kugira ngo abone uko akuboha, aragucukuramo amakuru kugira ngo abone uko akuzirika. Muntu uko akaza mu buzima bwawe nsengera kumba aragushaka aragira ngo nawe uko yakugera abone uko akuroga. Muntu araza mu buzima bwawe akavuga ati gutya na gutya, kumbe nkari izo ncakura zinjiriye ubuzima bwawe, zicukura ubuzima bwawe zigashaka kugira ngo zikudindize, izatumwe kugira ngo zisoze imigambi ya Satani ku buzima bwawe, izatumwe kugira ngo zisoze imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Izuzi nizo utazi, izidafite umubiri n'izidafite umubiri. Ndayakubwiye muri izi ntambara z'umwuka ushobora kurwana n'ikidafite umubiri kitije umubiri. Ukabona umuntu ukagira ngo ni umuntu, kumbe ni dayimoni yitije umubiri. Ukabona inzoka
inkoko ukagira ngo ni inzoka, kumbe ni dayimoni yitije umubiri w'inzoka. Ukabona injangwe ukagira ngo ni injangwe, kumbe ni umudayimoni witiza injangwe. Ukabona umuserebanya ukagira ngo ni umuserebanya, kumbe ni umuserebanya ni dayimoni yitije umubiri w'umuserebanya. Ukabona inyenzi ukagira ngo ni inyenzi isanzwe, kumbe ni umwuka mubi, ni dayimoni zitije umubiri w'inyenzi. Ukabona isazi ukagira ni isazi, kumbe ni dayimoni zitije umubiri w'isazi. Ukabona ibintu bigaragara ukibwira ngo ni ibigaragara bisanzwe, kumbe hari umwuka muri byo. Kuko Satani ni umwuka wiyoberanye ufite uburyo ushobora kwiyambika ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko ntangiye mvuga ngo nk'uko ijambo rivuze ngo yica imigambi y'incakura, yica imigambi y'incakura, ngo kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Iyo ncakura ndagusengera kugira ngo zicwe, kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo zagambiriye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abagambiriye gutuma imyaka yawe icikamo kabiri, bakakuroga indwara zitandukanye, abakoherereza amahembe, abakoherereza ibitega, abakoherereza ibintu bitandukanye, abakuzamurira imyuka mibi, bakakoherereza imizimu yo mu miryango y'iwanyu, bakagutongera imizimu y'iwanyu. Abo bose bakuzengurutse kandi utazi ko bari mu buzima bwawe, nyamara bo barakuzuwe nta nubwo bazi. Ndagusengera kugira ngo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Imana yica imigambi y'icakura, yica imigambi yabo, yubika inama zabo mu izina rya Yesu Kristo, yubika inama zabo, yubika ubucakura bwabo mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagusengera kano kanya kugira ngo abo bigize abanyabwenge katika jina la Yesu, bigize abanyabwenge mu buzima bwawe, bigira ariko Uwiteka abategere kuri ubwo buriganya bwabo mu izina rya Yesu. Inama zizo ncakura zubikwe kano kanya. Ndagusengeye mu mbaraga z'umwuka wera. Wumvaga wese iri jambo, uwo twari turi kumwe hano ku isengesho ribohora, hari abantu bahagurutse kurwanya umugambi wawe Mana ihoraho ku buzima bwabo. Buri wese akarwanya umugambi muri izerano rimuriho. Ndatura kugira ngo uyu muntu isezerano rye ryarwanywaga n'umurozi, ryarwanywaga n'imyuka mu miryango, uyu muntu Mwami isezerano rye ryarwanywaga n'imyuka y'abadayimoni, n'imyuka y'abarozi. Ndatura ngo abarozi katika jina la Yesu, Uwiteka wica imigambi yabo, wica ubucakura bwabo katika jina. Ica ubucakura kuri uyu muntu Mwami Satana mufite, ica ubucakura kuri abantu Mwami tubana hano ku isengesho ribohora official katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza katika jina uhuru wako na ufungulivu wako. Ninasambaratisha uchawi wowote unaologwa na ufyeka kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Ninafyeka kwa jina la Yesu Kristo wote wanaokuinukia, wote wanaokushindana na wewe. Imeandikwa kwamba wanaoshindana na wewe watakuwa kitu kisichokuwa na kuangamia. Handitswe yuko abakurwanya bose bazahinduka ubusa kandi bakaba nk'ibitariho katika jina. Reka barwanyaga umugambi Imana ku buzima bwawe, abarwanyaga icyo Imana yakuvuzeho, abitambitse destination yawe bose kano kanya, malaika wawe Uwiteka bakubure, malaika Uwiteka bagenzi imigambi baragufiteho mibisha mibi yicwe n'imbaraga z'Imana, burizwemo n'ukuboko k'Uwiteka kwa jina. Abaroga abantu bagufitiye umumaro, abantu b'umugisha kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zibakubitire mu kirere cyawe, imbaraga z'Imana zibakubitire mu kirere cyawe, zibirukanire kure mu kirere cyawe, zibirukanire kure ku buzima bwawe kwa jina la Yesu. Imana ihamagara umuntu ufite imigambi yayo ku buzima bwawe, iguhuze nawe mu izina rya Yesu, iguhuze nawe mu izina rya Data twese, aguhuze n'umuntu urimo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, asoza iby'Imana yakuvuzeho katika jina la Yesu aliye hai. Mwana Mungu, asante Yesu kwa kunisikia maombi, na asante Yesu kwa kujibu maombi. Urakoze Yesu Kristo kumva amasengesho, urakoze Yesu Kristo kuyasubiza kugira ngo abantu babohoke bagubwe neza. Ni mu izina ryawe gapfa kazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha, wizere isengesho kandi wizere n'ijambo ry'Imana, urabona ubwiza bw'Imana. Ntiwemere ko Satani akwiba kwizera kuguhesha igitangaza. Hari ukwizera ko kwizera Imana, hari ukwizera ko kwizera ijambo ry'Imana, ariko ugasanga Satani n'abarozi bakwibye kwizera
kuguhesha igitangaza cyangwa se kwizera gutuma ubona rezilita. Imana iguhe kwizera gutuma ubona ibyo tugusabiye n'ibyo tugusengeye mu izina rya Yesu. Mugira amahoro, hanyuma byari ubwa mbere ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe. Uwiteka kugirire neza. Shalom shalom.